amavuta yawe. Haleluya. Ndafashijwe mwene Otesta sereba. Amavuta akandagira amateka. Ndafashijwe we. Amavuta akandagira amateka. Numvaga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka. Muti nirwanaga n'abandi 10 nahaza urwagwa iwacu rwaguraga 30. Bitanu rabaga n'umukire darakubita imitwayo mateka. Asekuraga mwayo mateka. Agurira. Aho niho nashakaga. Ariya meza bari basuye ariko kubw'amavuta Imana ivuganye nanjye ngo kubw'amavuta akandagira amateka. Dawo nzijeje amayere kwa biri ntago nakore ko rega turabahanuzi twese. Olivier nganyemerera uyu musore ntibari n'umugabo wicaye hano agahaguruka nakwegera mutasira inshuti yanyu. Rega hanga kuraka pfukamunwa mwegera ni umuhanuzi mugenzi wawe dore ngo waraje kirasi sira mwegera. Haleluya. Shuhuje abakurikiranye TUT tubagirane ubwuzu TV chano yanyu chano mukunda. Murabona imbere yanyu ntago mbatera amatsiko ahubwo mukangiye kubikora neza. Nuvuga ngo muzi ko turi mu kwezi kwa 11 tuzasoza ikiganiro cyitwa ngo amavuta akandagira amateka. Kandi amateka ni nyina wa karande. Nyina wa karande ni Satani. Nyina wa Satani ni mukuzimaho hose kugira ngo atere imbere. Bityo rero twebwe twahisemo kunyura hirya no hino tubatumiriza abakozi b'Imana batandukanye. Mwagiye mubona ba Munezero n'abandi bose. Uyu munsi rero nkuko muri kubireba nabazaniye umugabo ufite ijambo, umuhanuzi wo mu cyerekezo, umuhanuzi utari w'igihe gitoya, umuhanuzi w'igihe kirekire n'agifite n'imyaka mito, kandi arimo arakora ibikomeye akamukoresha ibikomeye cyane. Mbere na mbere ko tumwakira turashimira uwo bita Prophete Olivier, umukozi w'Imana cyane mwakunze kwitwa Padiri, niwe bampuje nawe none baje hano muri studio zacu aho dukorera ahangaha mu Kiyovu, aho dukorera ko tubabwira buri munsi ko dukorera mu Kiyovu si icy'abakene ahubwo ni Kiyovu cy'abashaka gutera imbere. Imana nishimwe cyane. Rero twabatumije umugabo mwiza cyane agiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Reka mbanze mubabwire mbere yuko agira ikintu avuga. Wewe umuzi ukwawe birakureba, umuzi ukundi birakureba, genda avuga uko muzi. Twarahuye ampanurira kenshi ndetse no mu kanyima kamera hari ibindi yambwiye, kandi ikindi Imana imuha umugisha. Ni umuhanuzi uhanantura ibyananiranye kandi n'umuhanuzi wabwira byinshi. Bityo rero njya nibuka umuntu watanze ubuhamya ko yamusengeye arwaye agahita akira nubwo atarabizi. Ndagira ngo nawe tumwakire nkangaha muri studio za tubagiraneho ubwuzu TV TUT chano ikugeraho inezerewe. Mukozi w'Imana ni karibu, turi muri amasengesho. Imana iguhe umugisha. Ariko hari akantu uvuze kugasubiraho byananda TV tupite bavuga ngo TUT kubera rero ibintu byo kuvuga indimi byose mu Cyongereza hari ni mu Cyongereza ariko ari Kinyarwanda vuga ngo TUT. Amen. Nakamenye cyangwa tubagiraneho ubwuzu. Tubagiraneho ubwuzu TUT. Nibwo ni TUT. Ariko nta kibazo n'umuntu mwiza cyane turagukunda. Cyangwa tubagiraneho ubwuzu. Tubagiraneho ubwuzu urakoze mushumba. Yego. Murakoze ko twakira. Nitwa Prophete Sekazuba Olivier ntuye mu karere ka Burera umurenge wa Rugarama mu ntara y'Amajyaruguru. Umugabo ndubatse mfite umugore n'abana 4. Ndashima Yesu wangeze nkanguricya. Amen. Nkuko nyakwa pastori avuze ko bafite intego nziza ivuga ngo amavuta akuraho amateka burundu. Akandagira amateka. Kandagira pe. Nanjye narayabonye akandagira Sekazuba. Naka gakote na amateka. Amavuta akandagira amateka. Imana ishimwe. Agataho wambaye neza ariko. Murakoze cyane. Nukuri wambaye neza ubyumve. Yego. Urampaya yandi bajya bavuga wambaye neza uhereye ku kirenge nyirango babibonye akwitegereze urasa neza none hora mikrofone wagira ngo bitekereje gusa ari kucyonzi cyo wambaye neza no mu mutima wambaye neza wambaye imbaraga z'Imana kandi umwuka ari mu ruhande rwe. Rero kanya tugusengera Imana ukomeze ibyacu no kwihuta. Amen. Ibyacu no kwihuta. Nyiri cyubahiro nyiri ubutware nyiri imbaraga hamwe n'umukozi wa Sekazuba aha hantu turasenze mwami kugira ngo ubane nawe. Ntabwo dusengera ijambo ry'ubwaryo rirera, nta nubwo dusengera ngo mubere mikoro. Twe ntago turi mikoro ahubwo twe dukorana nawe. Abitwa za mikoro n'abatarageraho ukorera twe baravuze ubwo dukorana nayo. Ubundi hari abantu bakorera wowe ariko badakorana mwami. Rero ntabwo namwita mikoro wapi n'uwabimbwira gena nababara cyane, ahubwo ndasenze kugira ngo ibi murimo kano kanya byu lokota sando mandi alama takosi pofora Yesu.
kumva Yesu. bana natwe muri kino kiganiro bana natwe muri iki kiganiro mwuka wera manukire aha hantu abazumva kino kiganiro bose bazura umwuka wera kuko databuja uyu ni umudasanzwe nubwo ari iminsi isa nk'iyindi yose ariko mu mwuka wa gihanuzi ndimo ndabyumva ni umwuka utandukanye ni umunsi utandukanye n'indi minsi yose ubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Turakwakira umukozi w'Imana, ijambo ni rwawe, turi ku ijambo rito gusa cyane rivuga ngo amavuta y'Imana akandagira amateka. Iyo tuvuze gukuraho ntago wazabibona ahubwo arakandagira icyo bakandagiye ntikihava ntago gihaguruka. Uzajye mu Rwanda ngo hakandagiye umwami n'ibikiri cye kiracyahari amateka ari mu gukandagira uwari umutinda karya bavuze ngo ntazakira bahari. Yego, Imana iguhe umugisha, ijambo ni ryawe. Murakoze, arakoze kuduha ikaze. Imana ibaho umugisha nk'uko abivuze. Arandemye cyangwa arandemeye kandi amvuze wese, Imana ishimwe. Reka dushimire abantu mwese mudukurikiye. Ndagendera ku ijambo cyangwa kuri titire dufite ivuga ngo amavuta akandagira amateka, kuko nk'uko abivuze aho Ruganzu yakandagiye n'ubu turavuga ngo ni kwa Ruganzu, aho ikirenge cya Ruganzu kiri. Iyi titire impamvu nyikunze, ahantu inzovu ikandagiye hari iwacu duturiye ahantu h'ibirunga kuri za Muhabura, za Karisimbi, za Bisate, ariko ahantu inzovu yakandagiye uhita wamenya ko yahakandagiye. Irahakandagira ukabimenya, ugasanga n'imvura yaguye amazi yahareze kubera ko inzovu yagize ite yahakandagiye. Rero mu yandi magambo, ahantu amavuta agiye gukandagira amateka nabwo bigomba kumenyekana. Ndahera ku ntego y'ijambo ryiza, ndashaka no gusoma ndafata Bibiliya kugira ngo nabone ko nyifite. Ndashaka kuvuga ku mugabo bita Yefuta, ndavuga ku bantu benshi nanjye nigarukeho cyangwa ariko ku byo tuzi. Uyu Yefuta amavuta yakandagiye amateka muri bene se. Aho byageze nyuma bakamwirukana ngo ntagazagabana nabo, aragenda ahungira mu gihugu cyitwa Tobu. Ageze mu gihugu cyitwa Tobu amavuta arayakomezanya, arangije kuyakomezanya abana nayo, abanye nayo y'amavuta arongera aragaruka ajya gukandagira amateka y'iwabo. Ubwo Abisirayeli barwanaga n'Abamoni bakabatsinda, barangije kubatsinda ngo barifuza bati ninde muntu watuma tunesha Abamoni. Bibuka ko hari umunyamavuta ukandagira amateka. Baravuga ngo kugira ngo dushobora Abamoni yuko twakongera tugatuma uwo twirukanye w'umunyamavuta witwa Yefuta. Barangije bamutumaho, barangije kumutumaho ngaraza, yabasubije ku murongo wa 9 mu bacamanza. Arababwira ngo mu bacamanza 11 umurongo wa 9 bango nindamuka ngarutsi wacu mu bya data Uwiteka kangabiza Abamoni koko nzaba umutware wanyu. Ayo na amavuta aje gukandagira amateka. Haleluya. Ayo na amavuta atsikamiye amateka. Ayo bari bamuziho ya mavuta atsikamiye iki amateka. Iyo usomye ku murongo wa 10 baramubwira bati Uwiteka Imana yawe ari izagufasha hagati yacu nawe kubw'amavuta yawe. Haleluya. Yafashijwe mwene otesta sereba amavuta akandagira amateka. Ndafashijwe we amavuta akandagira amateka. Umva ukuntu yabacuriye. Bwa mbere baramwirukanye, aremera aragenda, arangije nawe abirataho. Iyo Imana yubasha amavuta yawe abakuciye amazi nawe uje ubirata. Arabanga ariko koko nindamuka ngarutse Uwiteka ngangabiza Abamoni koko nzaba umutware wanyu. Batiye Uwiteka bari muhamya hagati yacu nawe. Mana ishimwe. Ayo na amavuta akandagira amateka. Zopista sene costa sene menevo. Umva amavuta kuna kandagira amateka. Uwo bita Dawidi ngo bari bateguye ifiriti n'inyama n'amakaroni n'imiteja n'amashaza n'inkoko n'abasomati byose. Barangije kubitegura ngo bari bazi ngeri yabo ngo ni urabirya ngo ni uri imikwa. Barabitegura Samuel akimanuka. Noneho ngo barangije kubaheta abahungu ba Yesaya bose ukari 7 batumiye wa wundi wibagiwe ariko ufite amavuta. Haleluya. Amina. Bashirwa ku mavuta. Uyu munsi nanezerewe ngo batumiye wa wundi wa munyamavuta ngaje ngo bakimara kumwimika niho yavuze ngo Uwiteka n'umungeri wanje sinzacena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye. Umva kantu yabazola wayasika. Umva naho nanyura mu gicucu mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Umva kantu uko ndi kumwe nawe ngantegurira. Aho niho nashakaga.
ariya meza bari basigaye ariko kubw'amavuta aje gukandagira amateka, ageze imbere y'inkoko, ageze imbere y'amafiriti n'amakoni n'imitegeko, atuwiteka ntunganyirije ameza imbere y'abantu. Oya ngansiza amavuta mu mutwe, igikombe kiraseseka. Amavuta ararahira ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi, ngo bizanyomaho iminsi yose yo kubaho kwanjye. Nafashijwe amateka, amavuta akandagira amateka. Ejo bundi hari akantu, reka tuve mu byanditswe byera tugaruke ku buzima bwacu. Ejo bundi nanje haraho nagiye kubona abana ariko ko kamavuta akandagiraga amateka. Uzirandikura ufite umva noneho aho n'iby'inkoko naho banyirutseho kera. Ejo muri twabuze umuntu wo mu muryango, barangije bibuka ko Imana yampaye imodoka, bango mukozi w'Imana uradufasha utwara abantu ku bitaro, twabuze umuntu. Nanje mpageze ndavuga nti ntaco uyu munsi amavuta yakandagiye iki amateka. Aho bamfatiraga inkoko hahandi kubw'amavuta Uwiteka yampaye atumye nkandagira amateka yo kwa Mutabazi mu kagari ka Cyahi mu mudugudu wa Nyabiho. Aho ngaho amavuta akandagiye iki amateka. Hari amavuta agiye gusuzugura amateka. Ni ukuvuga ngo wowe ufite ahantu bari baragushize, ahantu wabarurirwaga mu cyiciro cya kangahe? Yego cyambere. Umuntu usuzuguritse bamushyira mu cyiciro cya kangahe? Oya ariko tureke ntari nakizwa nje mu cyiciro cya mbere. Nje nagiye muri gereza abandi mu cyiciro cya mbere, mfashwa tangirwa mitiweli ndetse banshize no ku rutonde rwo kunyubakira. Uri mu mateka. Aho ni mu mateka. Ariko marayika yamuriye amavuta akandagira iki abana mu cyiciro cya mbere akanshira mu cyiciro cya gatatu. Ayo ni amavuta yavanye mu cyiciro cya mbere mu cyangwa WIfuza. Haleluya. Ndafashijwe. Ayo ni amateka ndakandagiye. Ndafashijwe n'ukuri. Aho bambonaga mu nama bakanyura ukongo nabuje umutekano kubera amateka. Uyu munsi ni njuru kwakira gitifu murenge. Oya uzika amateka atuma umuntu arya ntasigaza gakomba n'isahani. Je bundi hari umukecuru wampingaga baramubwira ngo ufite amavuta. Abararwaye indwara iramukubita, irangije kumukubita baramubwira ati ko twazamukuzana akagusengera. Bandagiye turasenze, ngiye gusenga numva isengesho rirambwiye ngo oya ngitondere ni mugoroba. Uzi umukecuru abadayimoni bamurimo ubazinduke kare kare bagisinzira batari banywa n'igikoma, abadayimoni batari babyuka, ubundi kubafatiranya bakiri mu bitotsi. Ndaza kare turasenga, umukecuru akize abarambwiye ngo none se ngo bari barambwenda gusuzugura ngo none ko nkize ngo na Matiyasi ko twajanaga kwa muganga byanze gukira nawe nzamwohereze tuzamubwire ngo amavuta yanje ntawe adashoboye. Na Matiyasi asase n'uwo Matiyasi Yesu yaravuze ngo yemwe abarusha n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ntabwo yavuze izina runaka, ahubwo yaravuze ngo yewe wowe urushe vayo unsange ndagira nte ndakuruhura. Amavuta akandagira amateka arayashwanyaguza ahubwo. Reka tubwire abantu badukurikiye ngo byashoboka kuba hari amateka kuriho, byashoboka kuba hari ibyakugarije kubw'amateka, ariko kubw'amavuta turimo uyu munsi tugiye gukandagira amateka kuba yo karande. Mana ishimwe cyane. Tugiye gusengera Imana. Bamwirukana aragenda ageze kwa Faramu Potifari ati ndifuza kurya. Undi ati oya databuja yambaye byose, ariko ntabwo agize ate yakumbaye. Ngageze muri gereza ni amateka. Amateka habyara amavuta yo kumwicaza kwicarana n'umwami ku ntebe abigisonga. Haleluya. Ayo ni amavuta akandagira amateka. Nabonaga bitanu harara muri buwate kubera amateka. Kanarwana uwo munsi narwanaga n'abandi 10 nahaza urwagwa iwacu rwaguraga 30. Bitanu nabaga ndi umukire darakubita imitwe mwayo mateka asekuraga mwayo mateka. Ariko uyu munsi kubw'amavuta yakandagiye amateka. Haleluya. N'abantunze miliyoni ntawe naciraho kubw'amavuta akandagiye amateka. Mana ishimwe. Kubw'amavuta yakandagiye amateka. Ariko uyu muntu we wateguye iyi titire cy'ikiganiro. Haleluya. Yubahwe. Amavuta akandagira amateka. Mana uhabwa icubahiro. Ndibutse imirimo yawe, nibutse imbaraga zawe, nibutse gukora kwawe. Data Diriyane mu mateka ye ntabwo yatunze igipiringisi cyo muri bura rimwe dutsindikaga ibirayi byeze. Data
Dawidi yarabuze n'ibiti byo kugikoramo igipiringisi kubera amateka y'iwacu ariko amavuta amaze kungeraho wamwera hano warabuze igipiringisi ndi kugenda mu ndege nkajya kuvuga arandikuruza woye no mu ndege kicara mu ndege nkajya kuvuga ubutumwa ayo ni amavuta akandagira amateka. Nageze mu mujyi wa Mwanza Imana irambwira ngo mwana wanjye kubw'amateka nakandagiye ngiye kwerekana iki giterane. Imana ishimwe ko kandi umukecuru arurwaye kanseri imyaka 12 kubw'amavuta akandagira amateka mu kurambura ikiganza umukecuru aba muzima. Haleluya. Cyo n'amavuta akandagira amateka. Ayo ni amavuta Barafashe baza ari 12 byabaye ku mugaragaro n'abapastori 3 baza gushima Imana mu Rwanda bajya no kuri radio RC Musanze baraba ngo tuje gushima Imana ko yatwarereje umukozi wayo kanseri zigakira abatari bafite urubyaro bakabyara. Ayo ni amavuta akandagira amateka. Haleluya 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 haleluya. Bavuye Mwanza bari ibirometero byo kuva Mwanza kugira muri Ruhengeri ni birebire cyane kandi wibuke neza nkifite ya mateka umuryango wacu wabahekerana wari abantu 46 noneho naje kuzamura nta wagiye gweka kugira ngo tumuca amande yo kuja kunywa bya bigage by'iwacu namanika akaboko mukuru umuryango akavuga ngo yanga kwadirane ngo mu manure ngo mwe muranwa kunzuga abagabo nta jambo tubasha kubera amateka none kubw'amavuta ndi guhagarara muri sitade yuzuye ibihumbi n'ibihumbi abandi ijambo ari 46 Imana iri kunshira imbere y'ibihumbi. Shabo nari ndi hano bitazagasarani muri Nairobi mbonye abantu bambagaze imbere ariko Mana we ntamavuta akandagira iti amateka ndafashijwe. Haleluya 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 haleluya. Mavuta akandagira amateka. Haleluya haleluya. Mugabo w'umunyamerika arikamushimire hano shamuri twara musengera Imana iramutabara. Ico gihe bari bansohoye mu nzu arangije nyakwa mushumba ndimbabazi we numvaga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka. Naravuga nariko miliyoni sitera ngiye kumva bansohoye mu nzu kunta amavuta akandagira amateka numva umugabo aranyakwe ngo pastor ndikarame ngo bwa burwayi wasengeraga Imana arico yakoze ngurenje na madamu tuja gukura fanta ntifanta igendite yari nyatite atu West Twin urayizi ntago nzi West Twin ndamubaza ati muri West Twin urahazi ntago mpazi numvaga West Twin nkayibwa ibyari byo iyo nzi ni mobile money harika amavuta akandagira amateka n'ubu nanje namenye West Twin kubw'amavuta akandagira amateka. Maze ngiye kubona uwo munsi abantu ku musozi bavuze ngaha ngiyo Mana yasenze ngo yahinde ubuzima ngo ntibarayimusohoramo ngiye kubona bari kundihisha ikubigira ngo nishura amafaranga nabasigayemo miliyoni n'igice ngiye kubona umuntu w'Imana kubw'amavuta akandagira amateka. Mbona kuri West Twin mbona yoherejeho 1,400 c'amadolari yo muri Amerika maze umudayimoni mumenijisho kubw'amavuta akandagira amateka. Bebe abari bazingo amateka arakomeza mbabaze mazi uwo munsi umudayimoni mumenama haleluya mavuta akandagira amateka mavuta. None ubwinzi Imana rirange nginzu ntawe uzayikuvanamo none ubu niyanje ndikubwira madamu n'abana banje ngo musinzire kubw'amavuta akandagira iki amateka. Iwacu twabaga mu mukungu none ndikubwira madamu fata rekarete sha ukorope yejeje kubw'amavuta akandagira amateka. Bibi mwene amavuta akandagira amateka. Haleluya. Petero ngagezeyo mujyakozwe n'intumwa kangahe na kangahe ngagezo baramwandikiraga yanga ngasanga baruzuye hanyuma ngo menye yuko Imana itarobanura kwa Kornelio abayuba menye yuko itarobanura ku butoni hubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana igira ite. Reka tubwire abantu bari baswe n'amateka uyu munsi tubamenye amavuta akandagira amateka n'izina rya Yesu. Tubasengera Imana tubasengera Imana ndi mu mwuka wa gihanuzi ndi mu mwuka w'imbaraga. Reka nkubwire ngo amateka yawe yari yarakubase imiryango zibise ngiye kugusengera amavuta akandagira amateka. Ikirere magazemo amavuta yanjye anyemera gukura amateka mabi yakugarije imiryango yagusuzuguye aho ukora byaranze. Reka uyu munsi amateka tuyakandagira. Imana ihabwe icubahiro.
hari amateka yo kubatwa n'uburwayi hari amateka yo kugira umuryango udashaka mukandira musazira iwanyu ayo mateka turayahanaguye amateka yo guhora uburwayi bwaranze kubavaho mwaca mukitwa n'indwara imwe ya sida ayo mateka tugiye kuyahanagura diyabete zibasira ingo zanyu mivuduko niyo yabahitaye reka nkubwire imyaka myinshi udashaka mu kazi murigani mubona akazi ariko ndakubwira ngo uyu munsi amavuta yacu duhagazemo agiye gukandagira amateka reka dusenge Imana agiye gukandagira amateka reka dukomeze duhagarare reka dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana murakoze cyane kuko na Olivier turamwakiriye na Olivier turamwakiriye Imana imuha umugisha kandi mushumba profete Olivier mukozi w'Imana ndetse na Sekazuba navuze ngushimira ko wamuduhaye Imana ibaha umugisha mwinshi cyane turagukunda cyane bose Padiri turagukunda Imana iguhe umugisha mwinshi kandi kuko ibyo uvuga no kuri kandi kuko gusenga haleluya mumaze kutubwira ibintu byinshi bitandukanye yuko amavuta akandagira amateka ndagira mbabwira ikintu gikomeye ubundi abantu benshi ntago bazi karande icyo ari cyo yego hanyuma rero ubundi karande nibyo wasobanuraga ndagira ngo babwire mbere yuko Imana ikwibuka ubundi warinde urakoze cyane hubwo urakoze kukumvugira ibintu hari umukecuru ugeze kuvuma mama mama aramwakura bambe yakuye mama twari tugiye kuburara guhamagara noneho twari tugiye kuburara aramwakura kuko yari umukire arabangwa yewe mukabuka we mama uzi iyo umukira kwakuye uri umukene kandi uzi kugiye kubarara hari uko witaba injyana niza kugira ngo umuryosheshe ariko ko yarishoya kumarira mama ati karame undi ati pu ndabavumye n'abana bawe ko ababyaye ari 9 muzapfa murindagiye koko dukura nk'iyo karande koko twiva tumuvumo wura mukecuru waratwokamye kuko iwacu nta kiza cyari kiriyo kuko data yajaga muri Kongo ahantu bita mu Gihuranda akaja guhingira y'amasaka saa 3 twatungwaga n'amasaka ku mashi tukaja ku ishuri noneho njewe cokora ku ishuri ninabishobora narinze ubwenge nyakuwa mushumba pe narinze ubwenge niga mu mbere nkabo wa mbere nahekanaga uziko kera hari abantu bahekanaga bakanganya amanota habaga n'igihe tubaye n'abambere turabiri nkarwana intambara ngo bamwibiye no mu kabiri mbu wa mbere ngeze mu wa gatatu bampandura amavunja uziko kera bashiraga ku wa mbere banduraga amavunja noneho banshira mu rusenda n'itabi noneho umwaka unagize n'umwe rero yakarandi mwe wahora guravuga irankurikira nangiza urusenda ruri mu mano ngize na ryataye bashizemo ntaca ndi kukamba ngeze mu rugo na y'amasaka turaburara kandi uba n'uwa mbere kandi mba n'uwa mbere niho nabwiye mama nti aho kugira ngo nzicwe n'inzara n'urusenda mpisemo kuzicwa n'inzara sinzasubira ku ishuri niyo mpamvu nakubwiye ngo mfite amashuri abiri n'igice bya primaire naho byanaturutse ndema nabana nzarwana n'inzara ariko sinzicwe n'urusenda komeza iyo karanda aho niyo karanda mbaho ngaho kandi uruwa mbere mu ishuri karandi gukuye hehe mu ishuri inkurikirana nkangurikira urusenda bane inzara irankubita kwa data abarimu nabo ntago iwacu barahazi bazi ko ari inzara none nabo barampande bashize mu rusenda n'itabi zagu iwacu nicwe n'inzara iyo ni karandi nkurana nayo nubwo bwihebe mbona ko iwacu kuko abana bacu twese keretse umwe watuvemo umusirikare niyo twabonaga hari Imana aratunze inkoni tukavuga ati wabona we yaracikanyije na karande akaba aho yatorotse gato akaba arayikwebye ariko abandi twakuze ituriho na mushiki wacu umwadepero maze imyaka 30 nawe iyo karande yaramukurikiranye kandi asenga anasenga imukurikirana naho atuye ubu yayicitse aruko avuye iwacu asuhucyahano bitazarwamagana ubu niho yabaye umusirimu niho karande yayitorotse nawe ubwo rero njewe rero kanyanga ndayiyahuza urumogi ntaje karande ntaje tutapfuye uramwibyo kugeza naho byangereje muri gereza kubona ko nta kizi wacu bambu dutabo tubiri dutabona akantu kagasambu ko dutabo turi uyabaye mu ruhengero hari uturima twitwe dutabo mama aravuga ati buri mwana yarafite muri mwe buri wese akamudutabo dutatu aho kugira ngo mpashinga inzu yakarandi rankurikirana pitanyana ntugurisha abantu 212 ndagenda nja muri boîte mu kamodoka bita kwa isa no kari kwaduka muri ruhengero iyo ni karande ndarandi kunywa ndaye ndi kunywa buca mu gitondo nanirirwamo subira iwacu mfite inote y'ijana ya nyiraneza inote y'ijana no subiranyayo nabwo nyiteze imodoka ndavanti ngezeyo nsigara mara masiyo ni karande ndangije ngura mu mwuka ikimanza na inzu bakamo ndakigurishije cyacu ndagifite korana na yakarande nkagutya nkumva ko nzapfa ndi muri karande hari naho navuze ngo ningira muri na 5 Yesu uzanyice mana uzanyice nta kuntu ntazaba nararamye ariko ntago narinzi ko hari amavuta kuraho iki karande
urayikuranye karandi gukuye mu ishuri Yego. karandi kwambuye isambu igitabo baguhaye karandi gutandukanije n'abantu abo usengera ntibazakwishyura usigaye zero karandi rero bikurusha amateka burya irusha amateka cyane kuko buriya niyo kwasohamagaye urabyemera ndabyemera bwira harantu afite karandi rero wari uzi ko karandi datinya umuntu utwaye imodoka oya ntago imutinya navuga ngo parika nkuganirize yego aho ndashaka kuhagera na yego umugore mwiza usa neza ukizungereza yego yaryama mu nzu kandi atari iyo nzu uryamyemo hari undi wayibanjemo yego ntuzi ko wanyu batabyara yego naho ushaka iyo ni karande ndagira ngo babwire yego iyo ni karande yanje uri uvuza abandi rero basirimu hari abo tuzi karande ziba hariko hari abo tuzi ushaka unjanya ahantu niho shaka rega ukabona umuntu agenda muri vehite afite karande karande nese ugira ngo karande yo kuvanga uryame wenyine n'umugabo aryame wenyine si karande kutabyara si karande korora inka ntunywa amata umva si karande gutumiza isukari ntunywa icyayi si karande iyo ni karande iyo ni karande ariko amateka iyo ahari aho amavuta araza akandagira akura amateka yaramuriho ubu yarashatse ejo bundi yakoze ubukwe none y'amateka reka njye ndivuga cyane sina navuga nabo nasengera nabona abo nasengera bose nabarondorane benshi nabo ngisengera ni benshi nabo umva karandi ugira ngo itinya ngo urafande se hoya tujye ntagitinya amaranga umva mushumu babarire nivuga iki kintu mbabarire nta nubwo karandi itinya ko wambaye ibirokoroko hano ntago ibitinya itinya na pasiteri ahubwo ntitinya n'abafite ibitambaro mu mutwe na bishop na karandi weya ntago ibatinya ikintu itinya ni kimwe amavuta kandagira amateka yageze kwa Padiri mama bari baravuze ngo azapfa arahungurwa ukuntu ejo bundi nabibonye nakoze igitani wacu kwa Mutabazi niho namenye ko amavuta ruta amateka ngiye kubona mama nari muvana igitange muri Tanzania mama ari yakiteza gishiramo maze mama za nagakoni nkangurca uwo bari bazinga amateka arisha ndi mu gitani nyoba igitani ntimutambutse mama hageze ati haleluya ndavuga ngo amavuta yakandagiye iki amateka muri make no kuvuga ngo karande inyatsi indwara nta bintu bitinya ukeretse amavuta alamasike nagira ngo durebe ikiganiro ko kimeze tuganira naho nashakaga yego Olivier wese karande cyo ayivugaho nta kintu nayivugaho birenze uko mugihe wowe byagenze bitivuga gatoya nzayivuga mu kindi kiganiro Sekazuba tukira hanga hari ariko kanze nkubwira ukuntu amavuta akomeye nageze ku kintu Dar es Salaam nkiva mu ndege hari uruntu rwanye naho guca iwacu numva ishuhazi cyane warahakoreye urabona ari iwacu twaryaga amamesa kuri Noheli kubera karande n'amateka niho twajyaga ikintu bita amavuta nabwo wari yakarya amamesa kera niko byari biriho y'ibirayi n'ibishimbo tugakubita amamesa bakaba kwa runa no mu bukwe nibyo byatekaga noneho ngeze Dar es Salaam nari nahuye n'umuzungu mu gitane bita Abusharomo muri haramwanza noneho tugeze ku meza mbona ibyo kurya ntazi urabona iwacu ni mucaro nari mvuye mbona hariho nibihaza ariko ibihaza batatetse by'imituko noneho ndavuga bari nanagize n'umwaka baramfata kubera ya karande yaho navukiye bankurikiza umuzungu wende bankurikiza iyo wayisubimenya iyo bankurikiza n'umuntu uzi Kinyarwanda ndamubaza none nkavuga siko nta congereza nta n'igiswahili nari namenya ndabaze ngo iki ni igiki ndavuga nariko ibyo umuzungu arakora nanje nibyo ndakora umuzungu aratahuraga arameza waratahura ugahita ukubita ugakubita isoro rigahitiza nkangurike abarararuye agakubita isoro nanje nkamwigana byabihaza biba biraje biritambitse yaga amateka rero mukongera mbona umuzungu aragifashashize ku isahani nanje ngifata icara gikoresha nico ndagikoresha wa muzungu aricara y'amateka navukiyemo mbona rero yarangije ageze kuri rwa ruhaza rw'umutwe umuntu nkangurike nanje ndamwigana abashumba barakangaye mu nzu twicaye nanje mageze nkuca numva ibize ntidata ndacira hene mera nkangurike ku bw'amateka ariko amavuta yatumye menyera ico gihaza ubu nsigenda kirya kubera amavuta ariko cyo gihaza ngeze ku kibuga bita Dar es Salaam mbona bati muranyura no mbona uruntu rukugira nkangurika uruntu bagendaga rubaga rukugena muzima kama esikariye none nakarubonyeho mbona umugore aruhagazeho ndavuga nti mugwaga nanje marandanye wa mugore aruvaho nje nduva rutari rwarangera barurambambaje ariko banguye kuri wa mugore aho kugira ngo biti inkoro hasi mba ndahagaza barahindutsa mu Congereza ndavuga nti ntaco nubwo ntutse urandamiye ku mutima nta ayo na amateka amavuta yatuvanye mu mate twarakandariye kandagira amateka twageze mu ndege ariko bwa mbere muhanuza aramwe ngo ugiye kugira mu ndege
maze muri Tanzania numva ngo funga mukanda baza umusemuzi ntibari kuvuga ngo iki ngo funga umukandara bandafunze ibirahagurutse ngiye kubona mbona mu ndege uziko basunikaga ibintu bagiye kugaburira abantu ndavuga se ibi bari kubigurisha ngahe ngo oya ngo bazica ushaka ntabwo barakwishyuza bandarifashe noneho urabona imbere y'indege hari akameza kabagahari noneho ntabwo nari nakakabonye mfatira no ku mavi nka gutya mbona babakobwa mbona sinza akantu hakanze mbona akantu ngo tiye data we Amavuta amateka Mana arakandagiwe batitereka hano ndavuga nti uyu munsi amateka ndayakandagiye mwene diriyana amateka ubwo rero amavuta akandagiye iki amateka byumvikane ko unagira ngo dusoze Olivier ndaguha akanya gato cyane bagwe mikrofone no uvuga ngo nta kindi na kimwe karandi tinya nta muntu itinya nta muntu yubaha nta kihagararaho ikarande n'inyatsi n'ibindi byose bitinya iki bitinya amavuta haleluya y'Imana niyo akandagira amateka ndashaka ikindi cya kabiri bigatinya abahanuzi babisigiwe rakota naho nashaka ariko aka kantu reka tukavugeho foromo twibutsa tububwira abadukurikiye ko uyu ari Sekazuba foromo naryo rifite amateka ahariya i Nairobi ari nankuru na kazina ka foromo ni uko kantu k'icyongereza yafashe mbere niko azwiho muri social media zitandukanye hanyuma rero abantu badukurikiye bamenye ngo abahanuzi bose ntago ari ko barasizwe hari abantu baba barabisigiwe basigiye gukuraho ayo mateka rero turashimira umukozi w'Imana uyu umushumba wacu nta mbabazi nicyo yasigiwe gukandagira amateka y'abantu b'Imana nanjye hari amavuta hari amateka yanjye yakandagiwe binyuze mwaya mavuta y'umushumba nta mbabazi ntago narinzi kurira muri hoteli ntago narinzi uburyo bambara neza gutya ariko aho yayoboraga itorero rya Karugira igikondo niho Imana yamuhishuriye jewe imenye icyo nzabacyo arankurura aranyiyegereza ntasa neza nambara nabi ntazi byo kurya kwakundi kwawe njyana ahantu heza arabaticara nta kibazo amateka arayahindura hari n'abandi basore ndimo ndeba hano Imana yakoresheje uyu mubyeyi mu buryo bwo gukandagira amateka ya karande rero nge ndahamanya nawe ndahamanya niriyerekwa umushumba yagize cyangwa se isanganyamatsiko cyangwa iyi topiki y'amavuta akandagira iki amateka ubu uyu munsi wa none nta wakujyana muri ndagaswe ngo ujyeyo uyu munsi wa none udafite ubushobozi bunjyana ahantu ndi bwicare ntari bukorwe n'isoni uzabyihorere daso polisi umva ko kanya bahita bahagera unyakuye amazina banyakoraga nk'imwe y'amateka baba kugeze ejo imodoka yanjye yagize akabazo mpamagara umuntu umwe ngaze andepane hanyuma hari umuntu ntari buvuge wahise umpamagara ndamubwira nti rero natinze imodoka yanjye yagize akabazo aravuga ati ntago ndi buza n'umushoferi ntago ndi bukohereza umushoferi ngiye ubwanjye nje kukwitwarira kandi uwo muntu kugira ngo umugereho bisaba kugira ngo umare inkame wandike mbere y'uko ukwezi gushira ayo ni amavuta akandagira iki amateka iyo amavuta yamanutse amateka arahinduka iyo warya gukiyongera usigara wumva kurya akantuza ka sosisi agapande kamwe gahaye ntabwo biba bigisaba ngo unywe fanta oya fanta usigara wumva kunywa amazi ari byo biguhaye amahoro kubera ko amavuta yakandagiye iki amateka turagira ngo tubwire abantu
bari barasuzuguwe n'abadayimoni, bari bariciriweho iteka. Tubabwire ngo hari amavuta Imana itanga akandagira amateka. Wewe udukurikiye ukurikiye tubageraneho ubwuzu, ndagira ngo tukurangire ahantu hari amavuta akandagira amateka. Fata icyo kiganiro ucyumva ukirangize, nurangiza unagisharinga, abantu bakomeze bumve ubutumwa. Mushumba je nibutse ikintu ngiye kubabwira. Bayavuga oya aha barahanura turi mu mateka tora. Impamvu mvuze ko amavuta akandagira amateka, nje nazanye umugore wanje nkiva muri gereza, aramubwira bati wa mukobwa wabaye imfubyi urakana gato, ntasiko nanyo kugira, none usanze indushuko ikuruta kuko nari ndushimuruta, bati indushira kuruta. Mugore wanje ati ntacu murushakarande atiriya nindushikuruta ntuzayisanga. Noneho nabi wacu baza kumubwira cyo kwa yari yarankunze akamira ati baje ba mama bambwiye ngo singusanga urindushi, banyinaho bamuraga urindushi ikomeye cyane, kandi Imana ngo ari yaramusezeranye n'umwana w'umwadepero w'Ibutate wa kera. Yari yaramusezeranye ngo nzaguha umugabo w'umukozi w'Imana, uzagutwara mu modoka, azaba ari umuntu uzwi mu iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yo hanze izamumenya. Umugore agiye kubona atwawe n'indushi bita Sekazuba Olivier muri gereza. Batusanze indushi Imana itakubwiye, yafungiwe urumogi, ariko iriya ndushi iragutwara. Ico nshimira Imana. Ejo bundi nanjye nagiye kubwiriza iwabo, mutwaye muri paradora ndikuruza, yandushiwe amavuta yayo yakuyeho karande, maze ngira sheri ni sheri ambara umukandara. Umugore nje yarazi kwambara umukandara, ntibagira nka guca sheri, abara wambaye ngo pa kuba amavuta kandagira amateka. Mugore maze ejo bundi umugore bigeze nyuma duhura n'ikigeragezo, ariho twashakanye ko karagenda amezi 3 turi mu kwezi kwa buki, ngiye kumutarura bati genda wandusheba wenyine. Bageze nyuma araza, none kugira ngo menye ko Imana yamumpaye kazabu wanje, nzana igitenge nkivanye na Nairobi, Chiribaya bari bamudodesheze umugore mu kucambara, maze abagiye mu mwuka n'umupandiko twakira mu Butete, abarikaraza ati umugabo Imana yaramumbwiye kuva kera wa wundi windushi. Ejo bundi windushi amutwaye mu modoka, amavuta akandagira iki amateka. Hako tukibuke alayasi mbere ko reka tuwaya mbabara mushureka tubwira aba bantu babona ko byarangiye kubwa amateka, tubabwire ngo amavuta y'uyu munsi arakuvanaho amateka. Mavuta y'uyu munsi mateka bakubonyeho uyu munsi arava mu izina rya Yesu. Yego komeza nta kibazo giye noneho ikindi aba hari abantu bari bihebye, kandi murabona ko mwese muri abahanuzi, ariko giye buriya ndi umuhanuzi wa kera, ariko udashaje, uko njye natangiye guhanura muri 91 wa kera. Ubwo rero ndimo ndumva iby'Imana imbwira muri mwe, kandi iby'Imana abaye kuvugira kuri TUT ntacyo muri busige. Hari yerekwa ndi kubona rikomeye, uno mugabo afite amayerekwa 3, Olivier ndimo ndayabona, Sekazuba afite amayerekwa 4 y'imbaraga cyane, ko hari umuntu yeretswe w'umukobwa ufite ubukwe kandi azi neza ko atazabyara bamuhakaniye. Iryo yerekwa ntaryo ufite ko waranze kurivuga. Imana yo mwijuru iri hano, ariko wari wabibonye n'uwari iryo yerekwa arega njewe yo nageze Kigali ntinya kuvugira ku abagire mutambaye uruhusa, ari ibintu byo kuvugira ku mateleviziyo. None kukiweretse ugaceceka kandi nakurebaga umukobwa ufite ubukwe kandi bavuga ko batabyara, kandi wagombye kumusengero kandi mubwira Olivier ndavuga n'undi wa kabiri. Oya irindi hubwo yerekwa naryo nageze utumye mvuga amayerekwa nanze kuvuga. Hari undi muntu w'umumama w'umusirimu yiyumve hano, ariko afite uburwayi aje kwicika kumva yagize ico bitakwisobaho. Yego Imana yo mwijuru yambwiye ngo imukozeho uhereye akakanya arakiza. Vuga ngo biramutungura biramutungura byaziye. Imana yambwiye ko uhereye akakanya akiza, ihagaritswe kuko noneho Imana yambwiye neza uwo mukobwa uhereye akakanya kanone ari Imana imwubakiye urugo, kandi ari Imana imuhaye guheka hungu nakobwa. Amavuta kandagiye iki amateka agomba byara akakanya agomba kuza. Iryo waruri twaye kandi nakuvumbuye. Irindi nagize rero ndayabona rega mwacikira. Irindi nagize n'umuntu urwaye umutwe. Yego ava mu kazi ari muzima ariko yaje kuryama, umutwe ukamurya awumaranye imyaka itari mikeya, wanze gukira yanyoye imiti, ubundi akarara ari kureba ntasinzire.
yagerageje no kurya ibinini bimuha ibitotsi ntiyasinzira. Imana yavuganye nanje ngo uyu munsi wa none kubw'amavuta akandagira amateka n'Imana imanuye ibitotsi muri we agiye kuryama asinzire. Amina. Sigaje rimwe ndarivuga arya imiti yose ibaho aranakomeye ariko ntabwo abona ibitotsi. Lakota mandeli ya irya kane mushu kandi ivuge kandi ndareba buri ki ni irya kane. Yego. Irya kane n'uyu muntu urugo rwasenyutse. Yego. Mana yamunyeretse aranataga sanga we n'umugabo ntibaparikirana neza imodoka. So wavuze ko ari mu Bubiligi bigutwaye. Ariko urugo rurasenyutse burundu ruragishe ariko Imana ivuganye nanjye ngo kubw'amavuta akandagira amateka iyavuganye nawe irirahirishe irarahiye ngo kubw'amavuta y'uyu munsi ni Imana ikugarutse ezanya amahoro wari wabuze. Haleluya. Ndaruhutse. Aya yari yatumye numva ngiye kumeneka gatuza mutavuga. Ibindi guhendera bimpisha ariko numvaga ngiye kumeneka umutima. Imana irimo imbwira. Tugushimiye Imana. Naje kubona mbona no kuri wewe kambivuga. Oya mbona ko ndakubwira nje ko Imana imbwiye. Mbona kuri wewe. Wowe nabibonye mbona ibendera. Ibendera ry'igihugu nkiri nambaye hano. Yego. Mbona ugera ahantu ibendera ryari rimanuye mbona ibendera bararizamuye. Haleluya. Numva ijwi rirambwiye ngo Sekazo ngirira umushumba wanjye ngicubahiro ce ntawe uzagikandagira nzahora nkizamuye iteka ryose. Haleluya. Uzifuza kukimanura ngo kubona ageze ku ibendera rikazamuka. Uzifuza kukimanura buzaca mu gitondo azamuye ikirenze cyo. Haleluya. Niko Imana ivuganye nawe. Amen. Ndahamye mwene dirane subira. Umva rero kuntu Uwiteka avuze. Imana yambwiye gukuriho urupfu mu rugo rwawe. Urakoze Kristo. Kandi ni ku mwana wa gatatu. Imana ishimwe biciye mu mpanuka yarije yiruka ugiye kuzayibona. Yego. Nta kimenyetso. Yego. N'ubwa mbere iyo nkuru yumvise. Oya si ubwa mbere sina kabiri. Ariko ubu niko bwa ndamufite ubwa gatatu uwo mwana wa gatatu ni umwana abandi bose baragerageza ariko aja ku ishuri ukabona atasha utagize ariko Imana ihora imumbwiraho cyane kimurinze urupfu ni ishuri rirengiye akana. Aho nduzongera kuko guhanura nyuma yanjye kuko Imana isibikora neza kandi isimushyira ku murongo. Yego. La setaye kota Imana yalema. Nanjye ndakubonye. Imana iguhe umugisha rero mukozi w'Imana nagira ngo usengera abantu. Oya wumva ikintu Imana imbwiye. Leya sata. Iravuze ngo uhereye uyu munsi. Yego. Satani yarashatse kukwihebesha. Yego. Kubw'urupfu rwa ruje guca muri famire rutwara umuntu ameza atatashira ugatwara undi ukagira nawe ukavuga ati Imana ninje wavuganye Imana irambwiye ngo umwuka w'urupfu wari mu muryango wawe uhereye akakanya Imana ishize akadomo. Haleluya. Irahagaritse. Imana iguhe umugisha nagira ngo dusenge Imana ikurinza gufunguka umugongo mushu. Imana ikurinza gufunguka umugongo Imana ivuganye. Haleluya. Imana ifunze buro y'umugongo ari giye gufunga. Ndayishimye cyane. Ko Uwiteka avuganye. Haleluya. Hanyuma nagira ngo ngushimire cyane mukozi w'Imana mbere yuko dusenga hari abantu bazagukenera iyi ni cano kandi uzahora yigaruka ibihe byose ariko ndabona usigaje amayere kwa biri ntago nakorekura erega turabahanuzi twese. Olivier nganyemerera uyu musore ntibari n'umugabo wicaye hano agahaguruka kaza nakwegera mutasira inshuti yanjye erega hanga kurakapfuka munwa umwegere ni umuhanuzi mugenzi wawe dore ngo waraje sira mwegere. Haleluya. Muraho neza. Winjiye hano numva ijwi riramwe ngo Sekazu itegereze nditegereza. Irambwira ati reba umuntu wicaye mubwire ngo burya si buno wongera umubwire ngo hari amateka amashanje kuvugurura. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo umwaka 2022 ni umwaka amateka meza ku buzima bwawe. Sana ngo birahindutse. Niko Uwiteka ambwiye. Amen. Uwiteka arongera arambwira ngo ukubona intebe bayikanda igasubira hasi kongera ikazamuka. Niko Uwiteka azamuye ubuzima bwawe. Haleluya. Kandi Imana irambwira ngo nkubwire imigambi y'inca kuyiruka kuri wewe ntago izagufata kuko niyo yaguhamagaye. Imana ishimwe. Imana Uwiteka. Haleluya. Utsinjira hano Imana irabinyeretse. Imana ishimwe. Kandi Imana irambwira ngo nkubwire ngo na rimwe na kabiri na gatatu ntizemera ko Satani avugiriza impundu kunesha ku buzima bwawe.
karabandi ni kuwiteka mbwira ibitangaza Imana ntabwo Imana nkorera yo mu ijuru yampamagaye ikanzana mw'iki Kigali irambwiye ngo nta na rimwe izemera ko Satani yishimira impundu ku buzima bwawe. kumwe natwe irakomeye. Imana irambwira ngo uko umubyeyi afata uruhinja akarucici niko Imana igucici. Imana ishimwe ndahanuye Imana iguhe umugisha. Aha siratura kandi Imana kwakira. ikurinze no kurwara impyiko. yego Imana ishimwe Imana igushegeke. Tambuka wicara Sirasi n'inshuti yanjye cyane ikomeye nibaje guhanura nta kundi turakwakiriye kuri TUT. Hano hari inzira, hano hari intebe nta kibazo twega nisanzuye. Rero mukozi w'Imana Sekazuba Foromo Yego. ndagira ngo ngushimire cyane ko waje muri studio za Tubagirane Ubwuzu TV Yego. TUT. Nibuka ko umpanurira nubwo warigize igice bambwiye ngo hari amafaranga Imana impaye. Yego. Impamvu rombi vuze urazi impamvu wayivuze inyuma ya kamera. Yego. Ariko bigomba kuvugwa n'imbere ya kamera. Yego. Kuko hari umuntu ubitekereza buri munsi. Yego. Komeza dusenge none. Aha nabivuze nyuma ya kamera ariko kambivuge kuko n'Imana abimbwiye. Oya nibyo Amafaranga nabonye Imana. ni amateka mu kuyavuga. Amafaranga nigeze kubwira niba ari Apotre Mutabazi Imana imuntumyeho cyokora ndashimye ko ubuhanuzi bwihuse ariko none nakafashe ituro ry'abashumba nibereye Kayonza ndi gusengera umuntu mbona ca message kiraje ndamubwira ntaya amafaranga yawe kayobye arambwira ngo oya ni ya mafaranga gangezeho nkubwire rero amafaranga nayabonye mwene Diriane ni Imana yanyeretse suko mfite amaso manene rutayabandi ubwo nayabonye mu buryo bw'umwuka ndimo. Amen. Mbonye amafaranga yihuse atari nakuri. Yego. Amafaranga agera muri miliyoni 2. Izo nabonye uzi ikine nabanye ebyiri ntazibonye oya vuba oya ntari kera ntari bwabahanuzi bwabuvuga ngo buza oya byihuse amafaranga miliyoni 2 ntazibonye ahita mbivuga hano nagira ngo rero udukundire mbere yo kusengera abantu utange nimero yo kubera ko abantu bazagukenera bazashaka kuvugisha bagusaba inama n'ibitekerezo hari abikeneye kandi nzi ko baba hari benshi nagira ngo utange iyo nimero yawe maze udusengera Imana mu izina rya Yesu ntari natanga nomero hari cifuzo ngize uzanye na Pasteur Olivier nanje mukazaza nkabokereza ibirayi byo mu majaruguru iwacu Burera Imana izabashoboze igihe izabitegekera tubokereza ibirayi by'Iburera murakoze nzaza vuba rwose muzaze ibirayi byo muziko tuzaza vuba kandi vuba cyane icyo kintu turacyemeye kandi nta ngorane ko ni mu rugo turahamenyere tuzaza ya chano Sekazuba Foromo TV harya foromo ngo niryavuye ko bantu naringiye nankuru mu giterane ubwo baranyandikira ngo foromo kandi urabona hari iwacu barahabaye dufite amaforomo gabumba amatafari ndayibona icongereza ntago nkize niho nabaje umuntu ngo foromo ni cyarambira ngo bari kuvuga ngo nahantu uzaturuka nari ngenda ndi kukarepeta foromo ngeze mu giterane nankuru noneho dutonda umuntu kuno abatumirwa baje ku murongo bagiye kwinjira mu giterane inyuma anje bashira mu pastor waravuye muri Nigeria ankora ku rutugu ne nambaye costume aravuga ngo foromo Kongo nanjye ndi foromo Rwanda akubwira ko ne nakarepese ka foromo nakamenya cyokora Imana yo kabyara yibuka ko umusemuzi wanje ari mu rusengero yiti mucecekesha ntiyambaza ikindi congereza haleluya avuga foromo yumvisha nanjye nkivuga ngo waciza ndi foromo Rwanda mpita mirakakarimi mu miraga mu izindimi mbone Imana amucecekeshe naho foromo ryaturutse ngaho tanga nimero tuzakujya tugutumireho cyane ko turi gutegura kino kiganiro nikirangira kizamara ukwezi twinjire mu kwezi kwa 12 bese kazo kwezi kwa 12 kinyarwanda kwitwa nguki mu kinyarwanda ukuboza nibyo ra ugushinga ukuboza ni ugushinga ukuboza ubu turi mu gushinga mu gushinga yego ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa uhereye ku itariki ya mbere kugera kuri 24 dufite amasengesho avuga ngo ibyari byaranze gupfa tugiye kuyoza byose mu kwezi kwa 12 amavuta bijojo bibore bicika intege bidibe abantu bajye mu masezerano akomeye ni ukwa 12 guhanantura imigambi ya bahamani cyo gihe nawe uzatumirwa n'amasezerano iminsi 25 amen agasozwa kuri Noheli uzagarukamo kuko iyi mateka amavuta akandagira karande tumaze tuyigisha ku bantu hanze bayumve bayarambirwe ujya gusoza mubwira badukurikiye kugira ngo usohoke mu mateka nuko ubanza ukayamenya ukamenya icyo urwana nacyo ukamenya n'imbaraga uzakoresha ukamenya n'abagufasha kuyasohokamo saba hanuzi bose saba kozi bose hari abasigiwe guhananura ibyo bintu wibuke neza ko umukobwa yavuze ngo
iwacu mu gihugu cy'iwacu hari umuntu wagukiza ibibembe we nubwo agize iyerekwa ariko asanga hari umuhanuzi hari uriyo aramokoseta hari uriyo nicyo kintu abantu babuze icyamba databuje agasanga umuhanuzi umva amakuru aryoshye umwana ntiyari yeretswe ariko amenya aho bigomba kugira gute kubera abantu ntibajye berekwa bamenye ba profeti bamenye ibintu bikorwa nako nashaka hari abavuze ngo gekanande ntizamvuyeho natanga amafaranga nyine ntizakuvuyeho wahuye n'uweretswe ariko ntiwahuye n'uwabisigiwe nicyo nashaka kuvuga ubu tugagusenga umugabo urakoze akantu wabisigiwe umugabo umwe yasanze ni gusengera umugore we kutabyara n'abayobozi sinshaka kubavuga mu iki bakomeye Mugara avuga ati ko nagiye kwa bishop avuga bishop mu iki gihugu atakambwira ngo uzabyara uvuye mu mission hanze uri kumbwira ngo uwo muhanuzi avuze ngo ugiye kubyara nuwa hehe niba bateka mitwe umugore yakoragara ku mupaka wacu wacanika yarawukuriye baramundangira araza murambarambya ibiganza murambarambya ibiganza iyerekwa riza ritandukanye n'iryo yabwiwe ribwiye none abibwiye umugabo we yarakomeye ati araza aravuga ati jure kabajura batazakwiba atwara kubesha nsubiro nongeye kunguka ngeze nkangurutya rirambwira ngo vuba vuba ugiye kugira gute byara ikintu Imana yakoze rero Imana ni nziza haleluya mu mwanya mission afite bibari kwiruka ubwo rero hari ababisigiwe hari ababihamagariwe kubisigirwa sukuba uri bishop wa kera kubisigirwa sukuri iki hari ababisigiwe bahari urakoze cyane arangije arambwira ngo umva nkubwire uwo mugabo nubasha amavuta yawe nta gucyura umukozi Imana ahubwo ubaye mukuru wanjye haleluya Imana ibaho umugisha tanga izo nimero 078 32 37 41 7 078 45 50 31 7 izo nizo nomero nkoresha kuri WhatsApp nunakeneye kuri ikiganiro byacu namurangiraho yadusanga nta kibazo rwose wakwandika Sekazuba mu nyuguti nini ukandika foromo mu kinyarwanda n'umundi mu nyuguti nini ugashira irya TV aho haca ibiganiro amaterano nabwirije buri cyumweru anyura kuri iyo televiziyo Imana mwizire baho umugisha murakoze cyane hano hari abakozi Imana ngenda bakunda nabyana na pana mushumba Prophet Olivier genda uvuga nimero yawe ni byiza ndabikunda kuko wavugiye kuri channel yanjye erega hani mu bwuzu reka tubasuhuze nsho twongere tubashimire abadukurikiye kuri tubagiraneho ubwuzu aha ni kwa dadi ni ku mubyeyi wanjye nkunda kandi umfasha mu bintu byinshi nkunda kubibabwira nimero ni yayindi rero ni 82 07 82 74 26 17 imina 0782 74 26 17 Imana duhana umugisha turi kumwe muri ya masengesho y'iminsi 20 twebwe nyine niyo mvuga ariko ndashaka kubavuga yo kuri channel nshaka kuvuga jewe ndavuga ko yo kuri channel wawe ni iminsi 40 tugeze ku munsi wa 17 turayabararikiye ariko nanone nariya ya 20 twitegura ukwezi gutaha amina Imana duhana umugisha nagira ngo na Silas yagaragaye kuri kamera zacu rero natambuke bana bavuge nimero bagushake nawe uri umuhanuzi w'umugabo muri kureba no umuhanuzi ukomeye w'imbaraga bamwita Silas twishimire afite amavuta abaramuzi bose ngewe hano muri tubagiraneho ubwuzu TV uhageze wese TUT bageze mu rugo ariko buduhuriye ku igini tumeze nka gutya igini rasamba ryanasamba ahubwo se ntimugiye gutamo yasenya norahanga umva nukumena amaso ntigongere kure ngaho izo mbaraga aba profete batatu dushingiye ku Imana ituze inomero zanjye ni 82 29 Imana iduhana umugisha sira ntacyo wavuga ubwo ega Yesu arahari hirya ya Yesu akora imirimo n'ibitangaza Yesu arahari tukakira ubuzima imbaraga zikaboneka ubutsinzi bukaboneka tugakomeza urugendo yaturinze kera no biracyaturinze hanyuma n'ubuzima buhoraho hiteka nyuma y'ubuzima ni iki nyuma y'ubuzima no kunezererwa Imana
Imana ishimwe. Murakoze cyane abakozi b'Imana mwese bagihagazaho nanya mbavugeho umukozi w'Imana reka mpere kuri profete ntacyo yabihorere narangije komeza mikrofone uraha Sekazuba ni ugiye kudusengera nuvuga ngo ikikari imbere yuko dusoza tumuri kubona profete Olivier Imana imuha umugisha n'umukozi w'Imana mwiza ufite amavuta y'Imana mu muhamagara abasengere afite imbaraga zirukana abadayimoni burundu mubegere cyane kandi simwe ba mbere n'abandi benshi bagira umugisha imbere yiwe hamwabonye n'umukozi w'Imana Silas yitwa Silas tuyishimira n'umukozi w'Imana uyobora icyumba ahantu kandi nabara ahantu ubushize yavuye umuntu aramukiza umuntu arabyimbye amaso n'umutwe aramusengera hari igikondo ndabizi igihe arabikoze aguhamagare unaho ushoboye gusengera ikintu cyitwa indwara zikaguruka hanyuma rero hakaba na Sekazuba muramuzi kundusha we no kumenagura abadayimoni amaso kandi cyahumye ntikibasha kugenda kandi doko setere mandebaye iyo satani yahumye ntagira umurandata yahumye narandata bose n'abakozi Imana afite imbaraga nyinshi cyane Imana ibaha umugisha ariko nanjye ntimwambonye buriya twahindukiranye mu ndebe murabona ko ni ntambabazi Jean Baptiste muri kumbona ngiye rero icyo nkora niki bari abagabo nuko basukuma bagakora umurimo w'Imana nkabwira ngo turabakunda mugire umugisha ni TUT tubajyana n'ubwuzu TV mudukurikirane mudukunde mutwegere mutuganirize kandi ikindi abagabo mberetse ni mubahamagare kandi ubona kwiriye ituro uri muhe ubona kwiriye gufasha umushyigikire reka mbabwize ukuri ni mubahesha umugisha ibiganza byabo byakire kuko kwakira kwabo gutanga kwanyu ni umugisha kuri mwe ariko ubwabo nukubasabira burya mbabwize ukuri icyo gikorwa ugitekerezirikane urebe Silas urebe Prophet Olivier urebe na Sekazuba kugira umugisha wahiriza kamera tukazusengera Sekazuba ni karibu murana akagaruka muzaza ubutana akagaruka Mana mu izina rya Yesu uri Mana y'amahoro ufite ubutware n'ubushobozi duhagaze mu kirere duhagazemo cyo gukandagira amateka nyemerera ukandagira amateka y'abakobwa badukurikiye nyemerera ukandagira amateka y'abasore badukurikiye nyemerera ukandagira amateka y'abamama badukurikiye nyemerera ukandagira amateka y'abagabo badukurikiye reka ukandagira amateka reka ukandagira amateka mabigo bariho ndayakandagira mu izina rya Yesu reka imbaraga z'Imana zubaka ubuzima bwanyu dukandagiye amateka reka Imana ikandagira amateka imiryango zizi amateka utuye bazi amateka mu kazi bazi reka ayo mateka reka tuyakandagire mu izina rya Yesu hinduka icyaremwe gisha yabagirana mu maso uwari umubabaro reka ibyishimo byanze gushoboka bishoboke byanze kwemera byemere byanze gufatika bifatike mu izina rya Yesu urakoze Yesu urakoze baba Hallelujah. urakoze kamateka hindutse kuba dukurikiye reka amavuta kandagira amateka turi mu kirere cy'ubuhanuzi uko turi abahanuzi turategetse amateka mabi turategetse amateka mabi turategeka amateka mabi mu izina rya Yesu dusenge abari muri Afurika yacu bishwe n'amateka mabi reka ayo mateka mabi babarekure abari muri Amerika bafite amateka mabi reka amateka mabi babarekure abari Burayi amateka mabi nabarekure Australia amateka mabi nabarekure abari Canada amateka mabi nabarekure abari mu bihugu by'abari amateka mabi nabarekure mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga z'Imana zikore duhagaze mu kirere cy'abahanuzi turategeka mu izina rya Yesu amina urakoze ko wumvise utanze umunezero kuba dukurikiye urakoze Yesu abari baranditswe amateka mabi wanditseho amateka meza urakoze kutanze guseka ku televiziyo hari amashimwe mbona manuka hari amashimwe mbona manuka hari message nyinshi ziza zishima ko hari amateka yahindutse ndabibona ubikora besika ya bosanse dotayi ravosika ya mando ndabona uhindura amateka ndabona abantu bagiye gushima urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen murakoze shalom nakagaruka bye Imana ibaha umugisha amina